Dutangiye filime ahangaha hari umugabo n'umugore, ariko umugore afite ikibazo gikomeye cyane cyo kutabona. Umugabo agenda amurandase. Bari bavuye ahantu hamwe berekeza ahandi. Bageze ahangaha umugabo aza gufungurira umuryango w'imodoka umugore. Ati sheri wanjye ngwino winjire. Bibaho cyane ugasanga umuntu nyine afite ikibazo cyo kutabona. Ariko n'abakire cyane ni miliyoneri. Umugore arakize, umugabo arakize. Ariko umugore yagize ikibazo cy'ubuhumyi. Filime yacu nuko itangiye inakomeza. Nkwibutsa ko uri kumwe nanjye Papa Romantic nk'ibisanzwe. Umugabo akomeje kugenda ahakeya umugore we. Aramutambutsa neza, aramwicaza modoka, ati sheri icara neza ariko udahungabana, mujye muri bari ku bantu bakuru. Mujye mukunda kandi mukundwa akazi. Ukunda burya uramutonesha, ukamutetesha, ukamufata nka marayika, ukanyana rwose umuha ibyishimo bya nyabyo. Arangije kumushyira mu modoka aravuga ati sheri wanjye rero ndaje gatoya ihangane reka ndebe akantu ahangaha inyuma. Umugabo agarutse ahangaha kumbi inyuma ye hari undi mugore uri kuri telefone. Ndebere umugabo ni umusore ukiri mutoya, ntabakire cyane, nta kintu babuze, barakoze barahiriwe, Imana yabahaye umugisha. Umugabo ageze imbere y'umugore atangira kumureba ahera hasi arazamura yirebeshwa inyuma areba ku myenda, ariko araza asatira umugore. Amugeze imbere ati bite se umeze neza se? Umugore arumirwa ati ariko si wowe kandi ndeba cyane bikira, yaje gutereta kandi asize umugore mu modoka, ati umeze neza, ati ariko se ubundi ko twakunyuze uri hano ubundi ucuruza ahangaha bimeze bite? Undi ati oya ntabwo ncuruza ahangaha nyine nanjye urumva ni umuntu nyine ntegereje ahangaha. Abivuga yirya abonye umugabo afite umugore ariko nyine agaragara nk'umusore. Ati none se mwebwe bite? Nabonye rwose umudamu wawe afite ikibazo. Afite ikibazo nyine cyo kutabona ariko urumva nakunda gukunda wampa nimero kawe se? Undebere araza ati mpa nimero ariko iby'umudamu wa nyine ufite ikibazo bumuretse gatoya barakwereka. Undi yafashe telefone buhoro buhoro ashyiramo nimero yitonze. Umugabo aramwitegereza ni umukobwa mwiza, ati yewe ati nyine yakira. Umukobwa urahangana nawe asa n'umuntu nyine wakunze umusore ariko n'umugabo afite umugore. Amaze kumuha nimero ati se yawe se nayibona gute? Ari urumva nyine ati ubwo rero nyine uze kumpamagara hanyuma unyibwire tuvugane tuganire. Ati rwose kandi nishimiye kumenyana nawe. Barakwereka filime yacu nuko itangiye. Umugabo arahangaha, umugore arangije kumuha nimero yasubiye kuri telefone. Hari umuntu ari kugenda avugana nawe. Umugabo arahangaha aje kwaka nimero undi mugore asize umugore mu modoka. Umugore kandi ufite ikibazo cy'ubuhumyi. Arangije aza yirukanka. Mujye mureba abantu bakuru, ntago ari byiza guheheta, si byiza gutendeka, si byiza guca inyuma mwashakanye. Ariko si umugabo koko afite umugore mwiza nubwo afite ikibazo cyo guhuma, ariko se ntago yagakoze ibi ngibi. Ese nyamuneka biragenda gute? Bizarangira gute? Bizaherera hehe? Komeza urebe filime itangiye ikomeza. Nkibutsa ko uri kumwe nanjye Papa Romantic nk'ibisanzwe. Tuvuye aho ngaho tugaruka ahangaha ni mu rugo. Hari umukozi wo mu rugo ari kumwe n'umuzamu baragenda bakina amakarita. Atari kusha nikoreka muhengerezera afite se buriya bwana njyewe se kumfite za butuyu gusa buriya afite bwana bwana y'ikaro. Bakomeje gukina amakarita. Ni umusekirite umuzamu ndetse n'umukozi wo mu rugo baraganira. Atari ko sharika mubwire buriya rwose mabuja ndamukunda nubwo atabona ariko n'umwana mwiza cyane. Ndaterega mabuja se hari ikibazo ki? Nta kibazo cyo rwose. Ati mabuja ariyoroshya nubwo agenda nyine ahumirije. Atari ko umugabo we rwose ngiye murayikomeza ukuntu. Umuzamu ati njye uzi n'ikindi ntabwo uriya mugabo ngiye mwiyumvamo pe, mbona ari umuntu w'umwirasi w'umwiyemezi, mbona ntazi ukuntu rwose adufata aradusuzugura. Baraganira ahangaha ni umukozi ndetse n'umuzamu baraganira kuri ba sebuja ndetse na ba nyirabuja. Bakira aho ngaho ariko bagiye kumva nyine mumva amahoni y'imodoka uyahaguruka yirukanka ubanza ba nyirabuja baje. Ati uretse yewe ntunyibe ati rwose bwana yanjye utayitwara aza gufungura. Ni umuzamu. Filime yacu irakomeje. Nta bake bakoze rwose ikofi, nta kibazo cy'amafaranga bafite, ni abamiliyoneri. Ni umugabo n'umugore. Umugore afite ikibazo cy'ubuhumyi. Umugabo atangiye kugenda atereta abandi bagore. Nuko filime itangiye. Ese bizagenda gute? Barakwereka imodoka niyo ni imodoka nziza rwose y'ijipe, imodoka nshyashya, imodoka y'igiciro rwose. Mwese ndabifuriza kugura nk'iyi modoka. Mwese byose rwose mukore cyane mwiteze imbere.
arangije gufungura yagize gutya, haraza imodoka iparika aha ngaha, umukozi aza yirukanka gufungurira nyirabuja. Wibuke neza yavuze ko yikundira umugore nubwo atabona, nubwo agenda mu by'ukuri amaso ye afite ikibazo, ariko yavuze ko yicisha bugufiya. Yageze aha ngaha aza kumufungurira. Ati mabuja bite se? Ati mwiriwe neza? Ati rwose ngwino nkumanure mu modoka. Buriya rwose nubwo waba uri umukire ni byiza gushyikirana n'abantu bo hasi, cyane cyane nyine nk'abo ukoresha, abaturanyi. Ntukagende ubiryaho wiyemera, oya ntabwo ari byiza. Iyo uri umukire ukiyoroshya ukubaha abantu nyine ugira n'imigisha myinshi cyane, ukarushaho kugenda utera imbere. Yamukuyemo yitonze aterega mabuja yewe ubu se kuko ntiwarushye igihe wagendeye ntaye nagutegereje. Ati tambuka rwose buhoro buhoro. Umuzamu nawe arahangaha ati mabuja bite se? Ati rwose nzere ko mwagize urugendo rwiza. Ati ariko nawe rwose utari ahangaha tugira irungu undebere, hari umukozi yikundira umugore ndetse n'umuzamu yikundira umugore, ariko umugabo ngo ntabwo bamwiyumvamo, yemeze nk'umuntu wirata wiyemera ngo basuzugura, mbese usanga ibintu byose bahengamira nyine ku mugore. Bakira aho ngaho ariko umugabo nawe avuye mu modoka haza gutonganya umuzamu. Ati ariko wowe ubundi ibigambo uri kuvuga ni ibiki rwose? Wagiye uguma hariya ugakora akazi kawe, wawegera umugore wanjye ni ibiki uri gukora? Umugore arabyumvishe ariko nyine arabyihorera. Umugabo aza aha ngaha kwitwarira umugore mu nzu. Ati sheri wanjye, ati ariko twigendere, aba ngaba ubundi koko baba bagukoraho buri kanya ni ibiki ubundi? Ndebere. Umuzamu asigaye aha ngaha yitegereza umugabo ngo bagirana amahari. Umugabo ngo aramusuzugura cyane, aramwitegereza ati ariko sha mudusugura sha ngo nuko muri abakire sha nta kibazo sha. Ati kuramo imizigo aho ngaho sha uyizane. Undi yaje aha ngaha kugira ngo akure imizigo mu modoka bazanye, ariko ntabwo yishimye. Umugabo nyine atuma agira stress. Buriya nyine mu kazi kose urimo hari igihe usanga umukoresha wawe wenda hari nk'utudefa afite, ugasanga nyine wenda aragusuzugura aragutuka, ariko iyo uri mu kazi usabwa kwihangana cyane kandi ukagakora neza. Ntibagutuke ngo ugende wivumbure wice akazi bikore nabi, oya jya wubahiriza inshingano zawe neza nibwo uzagera kure mu buzima. Uyu nawe mu by'ukuri banamusuzugura, ariko yaje aha ngaha nyine hatangira gukuramo imizigo mu modoka. Tugaruka aha ngaha twageze mu nzu, umugore yamaze kwicara, umukozi yagize gutya amuzanira icyo kunywa. Nyamuneka mujye mureba, buriya niba ufite amaso mazima, ufite amaguru mazima, ufite amaboko, jya ushima Imana, kubera ko hari abandi batabifite kandi nabo bashima Imana. Umukozi ati mabuja rwose mwakire. Ati hica inyota. Umugore arahangaha ati somaho mabuja somaho. Aterega sigiye wagendeye ubu ngubu koko ubundi icyaka nticyakwishe. Umukozi arishima cyane yari kumwe n'uyu mugore, yumva ngo ameze neza, ngo aramwubaha. Bakoresha mwese kandi nyine mujye mwubaha abakozi. Iyo umukozi umwubashye ukamufata neza buriya bituma nyine akora akazi neza, yubahiriza inshingano ze. Ntukamusuzugure, niba umusuzuguye ukamustressa burya ntuzategereze umusaruro mwinshi. Umugore akica icyaka, umugabo yarahingutse haza atongana n'ubundi. Hatari ko se niko wowe kutari guteka urahanga umara iki? Niyo umaze kuzana icyo kunywa ntago wasora mu kazi kawe, wavuye aha ngaha kuko uhagaze hejuru y'abantu umara iki aha ngaha? Umugabo arirata, umugabo arasuzugura, ntabwo akunda abakozi bo mu rugo habe namba. Aho babonye hose arabatonganya akabatuka. Nyamuneka niba uteye gutya uzabireke ubihagarike, nta keza karimo. Arangije aza kwifatira umugore, ariko umugore ati ariko sheri wanjye rwose wagiye ubwira neza abakozi ko bamfasha udahari umunsi ku munsi? Ati sibyo. Umugabo ariko aravuga ati oke nta kibazo sheri wanjye, ariko njye ntabwo nkunda iyo bari aha ngaha badutera icyugazi ugasanga barahagaze ugasanga baranyuranamo. Ati rwose simbikunda. Umugore ati basi sheri ni ukurya wihangana. Ati kubera ko banyitaho abangaba nyine barantekera bankorera ji, urumva rero kubatutse ntabwo byagenda neza. Umugabo arangije ati rero noneho sheri wanjye mu by'ukuri bugumye aho ngaho ndaje mu kanya sibyo? Ati ndaje hari ahantu ngiye gatoya hano hanze ariko nyine ndahita ngaruka. Ati wihangane kandi wicunge. Umugabo arahangaha
ati rwose urabona hari umuntu ngiye kureba hanze ugiye kumpa ikiraka cy'akazi, tugiye kubiganiraho gatoya, nyine ndaza guhita ngaruka ariko nshobora no gutindamo gatoya. Umugore araseka ati ugiye kuzana ifaranga se sha? Ati nyine genda uzane ifaranga. Ati se urumva nakubuza kujya kuzana ifaranga sha? Arangije n'umugabo amuha akabizu mu mutwe. Ati rwose she ndagukunda cyane, ndagukunda ni ukuri, Imana irabizi. Yarangije umugabo ava aho ngaho. Umugore ati rwose sheri ngiye gusengera ubone amafaranga menshi ikiraka kigende neza sibyo? Umugabo ati yego sheri rwose biragenda neza ndabyizeye. Umugabo ava aho ngaho arerekeza ngo abonye ikiraka rwose kirimo udufaranga dufatika. Umugore asigara aha ngaha. Barakwereka umugabo yarasohotse ageze hanze ariko asanga umuzamu ariyicariye rwose, anamubonye nta no guhaguruka, barasuzugurana. Araza ariko si umuzamu koko, nta nubwo abona ko naje. Ati ariko sha n'ibiki? Ati ni gute rwose utamfungurira? Mpereza imfunguzo njye kwifungurira niba rwose utabishaka. Turabona igihe naziye, ukuntu uri kundeba, undebera umuzamu, ukuntu yifashe kuri sebuja. Ati urifungurira se? Akirana urufunguzo niba ubishaka agenda, hari ikibazo se? Aramwitegereza wagira ngo rwose basangiye umugore mukabyarana. Ati ariko niko uzi ko nzakwirukana, ugira ibintu by'agasuzuguro ntazi, ntago mbikunda, urikomeza sinzi ukuntu umeze. Umuzamu aramwihorera akomeza kumwitegereza. Umugabo mukuru rwose avuga ati ariko ubundi nkuya nsuzuguro rwose kubera iki? Buri kanya bantuka ambwira nabi. Umugabo ati ariko ntabwo haguruka ufungure mbimenye. Umugabo yatangiye kurakara. Umuzamu noneho agira ubwoba arahaguruka. Atuke nta kibazo rwose paturo, rega hari igihe mba naniwe rwose naraye mpagaze, urumva rero hari igihe mba numva umugongo undya, umutwe undya, niyo mpamvu ubona nyine rimwe na rimwe mba ntafite kuraje. Umugabo ati reka nkubwire rero witwara nabi nkunda kubibona. Ati rwose njyewe nawe ntaho duhuriye, njyewe ndi umukoresha wawe umukozi, rero igihe cyose ugomba kunyubaha, wambona ukihuta ukora ibyo ugomba gukora sibyo? Ati niduhangana njye nawe urumva ko rwose nahita nkwirukana ukava aha ngaha. Ati kandi ushyire ubwonko kugiye neza niba wifuza akazi. Umugabo arangije ava aho ngaho yisubirira mu modoka. Umuzamu asigara aha ngaha. Ati ariko uyu mugabo nanjye we antesha umutwe koko sha sinzi rwose. Undi yagiye gufungura ariko nyine yaza gufungura umutima wapi yararakaye. Mu by'ukuri akora aka kazi ababaye cyane. Iyo umugore ahari nibwo yishima, ariko umugabo ntago bavuga rumwe habe namba. Barakwereka yaramufunguriye. Undi ajya mu modoka kugira ngo yitegure ngo abonye akaraka, agiye nyine guterana akaraka hanyuma azane udufaranga. Bantu mwese nyine mushakisha udufaranga ndabasuhuje. Ni ntagwira ariko nyine gushyiramo ingufu ushakishe, neje ushakishe, ariko ntukihebe kandi ntukagenda ukora bya bintu byo kwiba, uburyarya, uburaya, oya. Ushaka amafaranga mu nzira nziza, ukore projet nziza rwose igende iguteze imbere. Ifaranga ni ryiza rega. Arakwereka ageze aha ngaha umugabo ati rero wa mugabo rwose ningaruka nsange uri tayari sinkavuze amahoni kabiri. Umuzamu ati rwose nabyumvishe patro mwidishyi rwose ndaza kujya nkubaha. Undi aragenda, undi asigara afunga urugi. Mujye mundebera. Umuzamu arahanga hasa n'umuntu ufitiye ishyari cyangwa se ufitiye urwango uyu mugabo ngaramusuzugura. Amaze gufunga arabyina yitera hejuru, nagende rwose nikagende n'ubundi karanserereza hapu yaba yagendaga ntagaruke. Ubundi se yewe data we yuri ahanga ni stress gusa. Arenze umuryango undi arabyina rwose arishima arasusuruka. Bibaho cyane ugasanga umukoresha niba ari mu rugo cyangwa se ahandi yagiye abandi basigara bishimye ngo ni stress gusa yigendera. Nyamuneka igihe uri mu bandi nyine kibabera umugisha babera ibyishimo. Tugaruka ahangaha. Umugore yagize gutya aza kuryama. Umukozi yaramuzanye aza kwihengeka gatoya kugira ngo yumve ko yagarura akabaraga. Akira aho ngaho ariko umukozi yageze aha ngaha ati none se mabuja waba unkeneye se? Hari icyo unyifuzaho? Ndabuja aha ngaha ati rwose ntushaka kujya hanze nakujyana hanze ukaba wota akazuba nta kibazo. Umugore ati yego shasheri. Njyana hanze hanyuma mbe nota akazuba mfata akayaga. Erega y'inzu se haba hashyushye ntago mpumeka neza rwose. Njyana hanze. Umukozi arahanga ati tugende nyine hari ikibazo se? Ati ngwino nkujyane ariko
umugore uri aha ngaha baseka yariyakiriye, ntabona buriya nawe ubuzima bwose urimo jya wiga kwiyakira, iyo wiyakiriye ibintu byose bigenda neza, ariko iyo utiyakiriye ukavuga uti Mana yanjye kuki Imana yankoreye ibi ngibi rwose ukitotomba, bituma urwara n'izindi ndwara nyinshi kandi ukagira ibibazo byinshi mu buzima. Tuva aho ngaho tugaruka aha ngaha hari abaryamye, ese ni bande? Kumbe barakwereka wa mugabo ntabwo yagiye gushaka ikiraka, ahubwo yaje aha ngaha kuri wa mukobwa yateretaga, aza kuryamana nawe mu ndebere, asize umugore mu rugo amubeshye ngo agiye gukora akazi. Ndebera ati ariko sheri wanjye we turarenze we, hatuzi ukuntu bwose wanshimishije, ati ibintu wankoreye ntabwo bibaho, ukuntu usomana, ukuntu rwose utacinga, nawe ati rwose sheri urarenze pe, ati uri umugabo mwiza ntabwo wareba mwana we, ati noneho iyo rwose twakoraga siporo numvaga ari byiza cyane, ati wakoraga makeri yewe data wazamuka rwose wagorora amaguru nkumva ni byiza cyane, batangiye gutakana baramutaka undi aramutaka, ati mu by'ukuri nta n'uho uhuriye n'umugore wanjye pe. Undi araseka ati ariko nawe ntukabeshye, ati se umugore wawe yameze gute? Njye se sindi umugore nk'abandi? Ariko nawe shenge, ariko nawe rero urarenze, uri umugabo mwiza cyane ntarabona ku isi yose. Bakomeje guterana imitoma, tugaruka aha ngaha ku ruhande. Wibuke neza umugore arifuza ngo kujya hanze kota akazuba, ariko umukozi yari asohotse gatoya kugira ngo agaruke amujyane hanze. Haza aha ngaha umugore avuga ati ariko kuko uyu mugabo ubundi ko asigaye akunda kugenda agatinda cyane n'ibiki? Umugabo yagiye aratinda. Umugore bitangiye gusa n'ibimurambira, hatangiye kubyibazaho ati ariko se umuntu ugenda mu gitondo akagaruka nijoro ambeshye ngo agiye gukora karaka nta no kumpamagara, hakiri aho ngaho umukozi yaragarutse kugira ngo amujyane hanze ajye kota akazuba. Mujye mureba uyu mugabo uri aha ngaha ni agatangaza, hafite imico mibi, imico yo guca inyuma umugore. Nyamuneka ntimugace uwo mwashakanye kuko harimo ibyago byinshi bikomeye, harimo rwose n'ibirwara bitandukanye byamburuga ibyo bya hepatite, harimo za sida, ushobora no kurwara za prostate. Yewe ni ukuri kw'Imana ntugahuze urugwiro n'umuntu mudafitanye isezerano ryo kubana, ni bibi cyane bitera n'umwaku. Arangije umukozi ajyana umugore hanze ku kazuba ntukabyaramo, umugabo yigendeye, hari umunyenga w'urukundo undi mugore amuterese umunsi umwe gusa ndetse n'isaha yewe ntabwo rwose irenga, bahise bajya mu rugwiro. Ariko abakobwa rwose mu by'ukuri ntabwo ari byiza ko umuntu agutereta umunsi umwe nawe ugahita ujya mu buriri ngo nuko ari umugabo mwiza ngo afite imodoka afite amafaranga. Oya, ntabwo uri inzoga yatemye, ntabwo uri voka bagenda bagashunaho. Oya rwose, niba umukobwa nkurikiye cyangwa se umugore ni byiza kwihesha agaciro, ntugakwangwe ariko n'amafaranga, jya wihagararaho nyine wumve kuri uw'agaciro kuruta amafaranga kure na kure. Yamuzanye hanze yitonze, ni umukozi wo mu rugo, aravuga ati rwose mabuja ngwino wote akazuba, rega njyewe rwose ndakwikundira, iyo uri aha ngaha numva ameze neza, numva nasusurutse, numva nishimye. Yageze aha ngaha amuterera agatebe. Umugore uri aha ngaha azi ko umugabo yagiye mu kazi, abagabo bajya mu kazi rwose ndabasuhuje. Hari igihe usanga umugabo ajya mu kazi ariko nyine agaca n'ahandi ku ruhande, ugasanga agiye mu kabari, ugasanga afite biro ya gatatu cyangwa iya kane. Nyamuneka iyo mico ni mibi cyane. Niba ufite umugore uwo nguwo nta mpamvu ko umugore wanjye, urabona rero twarashakanye amaze gukuramo aransuzugura rwose nta kinyitaho, reka njye kwishakira undi mugore hanze. Oya, ni bibi. Burya iyo umuntu mwakundanye mukaryamana mugakora ibiki byose ni byiza kumugumaho. Hagera aha ngaha baramwicaza, ati mabuja none se nkuzane n'icyo kumwe mukorera akaji? Ati sha none se wandebeye akaji? N'umuzamu aza aha ngaha, ati nyine muze mwese hanyuma twicarane, ariko byaba byiza ugiye ukandebera aka gashampanye, champagne nyine ukaza tukanywa. Umuzamu ati yego nyine wigenda uzane champagne sha, kirusha champagne nanjye nkweho nyine. Umva umuzamu ati hute nyine we hakuno ukajya umwana. Umukozi champagne mabuja, champagne koko? Ati champagne, ariko se uko ntituyimara waretse nkazana ji basi. Umugore ati we yazana champagne nyine twese hanyuma twicare twiganire ducinye habiri mu by'ukuri twishime. Umugore aha ngaha afata abantu bose rwose nk'abantu, nta n'umwe asuzugura. Umukozi yaragiye nawe arirukanka azana agatebe ngo bicare biganirire basangire champagne. Filime aha ngaha irakomeje.
Wibuke neza umugabo ntabwo yumvikana n'uyu mukozi wo mu rugo ndetse n'uyu muzamu, mu by'ukuri asanze banicaranye bari kunywa n'iyo champagne noneho ntago byagenda neza, byaba mu by'ukuri ibibazo bikomeye cyane. Umukozi ati mabuja rwose reka ngende nzane iyo champagne dusangire, yanze ko bazana ji, ni umugore hateye ko genda uzane champagne twese tunywe, rega twese nta kibazo cyacu turi umuryango, nyamuneka ujye ufata abantu bagukorera nk'umuryango, ubagire inshuti wumve ko rwose mwumvikana, kandi nawe uri umukozi nkurikiye, ni byiza abantu ukorera bose kubagira umuryango, ntukabavemo ngo ugende ujye ku ruhande ujye kubavuga ubatarange uvuge amabanga y'urugo, oya rwose iyo uba ahantu ukorera abantu burya muba muri umuryango umwe. Yasigaye aganira n'umuzamu ariko mabuja koko buriya siriya champagne uzi ko ngewe ntarasomaho na rimwe we. Umugore araseka ati ngewe buriya nkunda kunywa icyuma, iyo nakibonye nuko nyine, iyo nabonye umuntu ungurira ka mitsingi ndagakubita nako, ariko rwose champagne yewe. Umugore ati se champagne baretse wumve ntibisanzwe, umuzamu arahangaha ngo ntagara nko kuri champagne, afite amashyushyu ari kwinywera utuzi twa 50 yaguze ku muhanda, yagiye kubona bazanye champagne mu ndebere. Uwo mugabo ku ruhande yagiye gusambana, yasize umugore ahangaha amubeshye ngo agiye gukora amafaranga cyangwa se agiye gukora ikiraka. Barakwereka umukozi arahangaha atari ko mabuja rwose nawe uradutesha we, ubu si champagne koko imeze gutera ndatisomaho nyine wumve. Umukozi arahangaha, umuzamu arahangaha, noneho abonye champagne mu kirahuri atari ko se we bayinywa gute we, bayinywa gute? Hati nyine musome mwumve, hatari ko nyine muhanze mu cheers, hanyuma ku buzima bwacu twese dusangire. Uyu mugore ni umwana mwiza cyane, agira ubumuntu, nyamuneka mujye mugira ubumuntu. Abandi barishimye. Tugaruka ahangaha ku ruhande, wa mugabo na wa mukobwa bavuye mu busambanyi bagarutse ahangaha. Umugore ati rwose nakwishimiye cyane, nagukunze ntago abyumva. Umugabo nawe ati rwose nanjye nagukunze, ahubwo ntago nifuza ko ibyacu byarangirira ahangaha, numva twagirana umubano wihariye, cyane cyane ko umugore wanjye ntago nkimukunda, urabona yarahumye nta kinyitaho. Umugore ati rwose ntago njye nakubeshya pe, numva n'ubu ngubu mbwiye nkubera umugore nabyemera, nagukunze nakwishimiye ku buryo butavugwa. Umugabo ati rega nanjye nuko. Mujye mundebera umugabo arahangaha ari guca inyuma umugore we ngo yamwishimiye, ngo we nta kimwitaho, ngo yarahumye, ngo kuva icyo gihe rwose umubano wawe nyine wagenze nabi. Undi ati rero rwose ngaho reka ngende njye kureba umurwayi wanjye, ubwo nyine tuzabonana ejo n'ejo bundi. Atari kubanza nyine umuhobere, yaramuhobeye amugwa mu byano. Undebere bateretanye n'amasaha ariko ngo babaye inshuti y'abasheri. Mujye mureba hari abantu bahura umunsi umwe bakagenda ngo reka dukore ubukwe, reka dushakane, oya ntago ari byiza. Mujye mubanza mufate igihe mumenyane, mubanze mumenye rwose icyo umwe yifuza ku wundi, naho ubundi urukundo rugurumana ni narwo rugira gutya rukazima vuba. Amaze kumuha kamizuza, amaze kumusezera avamo n'umukobwa, yiboneye umugabo, arabizi neza ko uyu mugabo afite umugore ariko arabyemeye, hatirega nagukunze, arashaka gusenya urugo rw'abandi. Nyamuneka buriya ntugasenye umuryango w'abandi, niba uri umugore cyangwa se uri umugabo ntago ari byiza. Ishyire mu mwanya w'umuntu ugiye gusenyera. Ni gute wumva ko wakinjira mu rugo ugasimbura umugore urimo, niyo ukavuga uti rwose ngewe uriya mugore wawe se ubundi mwiza, ni agakecuru gateye nabi, ntago ari byiza gusenyera undi rwose, ntimukabikore, ntago ari byiza, ni umuco mubi cyane. Undi yasigaye ahangaha atekereza. Tugaruka ahangaha, kera kabaye umugabo yaratashye, undi yumvisha amahoni aza gufungura. Wibuke neza yamwiyamye, ambwira ati rero shaho uko mvugije ihoni cyangwa se uko mbonye ugomba gukora rwose ibyo ushinzwe kandi wihuta cyane. Yaje ahangaha yihuta aza gufungura umuryango. Umugabo aratashye, yavuze ko agiye gukora amafaranga cyangwa se agiye gukora ikiraka ngo azane udufaranga. Ese nyamuneka hazanye amafaranga, kumbe yiviriye mu busambanyi. Bagabo mubeshya ndabasuhuje, ariko nyine mujye mwisubiraho. Iminsi y'igisa muri 40 uko ubeshya uyu munsi cyangwa se ejo nyine usanga ejo bagufasha bakagutahura, ugasanga umugore agutakarije icyizere. Ariko n'umugore ubeshya nawe ndagusuhuje, ntago ari byiza. Iyo mwashakanye agufashe bituma gutakariza icyizere, kandi kukigarura biravuna cyane. Nyamuneka mujye muba indahemuka. Umugabo arangije arinjira buhoro, imodoka niyo ni nziza cyane, umuryango ntacyo ubuze, ariko umugabo hatangiye kugenda
nyine haca inyuma umugore we ngo ntakimukunda, ngo ntakibona, nta keya, ntaki, mwokabyara ese bizagenda gute, bizarangira gute, bizaherera hehe? Filime yacu irakomeje, nkwibutsa ko uri kumwe nanjye Papa Romantique nk'ibisanzwe. Umugabo yavuye mu modoka areba umuzamu aramwitegereza, umuzamu nawe aramwitegereza, hati nose patro bite? Yegera hino, hati hari akantu kari ku mupira wawe nyine ndi kubona, ako ni agakise patro? Hati reba neza yewe, hari akantu kari ku mupira wawe. Umugabo atari ko wajya ureba kureba koko ko nakubiye umuntu ugashyana ku bundi, kumbi ku mupira w'uyu mugabo hariho umusomyo, hariho rwose rouge à lèvres y'umugore, kwa kuntu umuntu agira gutya akaba yagusomaho ku mupira bikagumaho. Hati reba ariko ku mupira wawe. Umugabo arebye asanga hariho rouge à lèvres, araseka ati mbese niba wavugaga, hati shaho se, hati nyine ahantu mvuye urabona hari aka rouge à lèvres ahantu umuntu ankoraho gutya nyine kajyaho. Ati ariko shaho kuri umuntu w'umugabo ntago nari mbizi ko ari bavugaga sha. Arigarura noneho aca bugufiya, umuzamu akomeje kumwitegereza abona avuye gusambana, nyamara umugabo avuye gusambana. Umugabo ati nyine ariko nawe ujye umbwira ubundi mwikisha, wajya umbwira nyine niba unywa n'akabyeri nkaguha. Umugabo ava aho ngaho, ariko umuzamu ati nakubonye sha, uvuye mu bagore wowe, uvuye mu bakobwa ubeshya sha, aterega n'umuntu nakubonye sha, ntabwo uri umugabo pe, uriya mugore uzamugezayo. Urabona urazana imipira yawe iriho amabizu y'abandi bagore, ubeshya ngo ugiye hehe na hehe, ati nakubonye nakurangije. Tugaruka ahangaha, umugore ari ahangaha bamaze kunywa agashampanye, yaje mu nzu aricara ategereza umugabo. Umugabo yaje gutya ariko nyine afite amasoni nk'umuntu uvuye mu byaha, asanga umugore ari ahangaha. Hati sheri wanjye nagarutse bite se? Hati rwose naje. Haraza aramufata aramuguyaguya, hati mana we, hati nagukumbuye, amuha ikibizo. Hati ndagukunda shaho we, ndagukunda nk'inkimwe, ndagukunda mu by'ukuri nkuvuze ntabwo nabaho ubuzima bwanjye. Umugore ati sheri yewe nanjye ndagukunda. Hati ariko se ko watinze koko? Umugabo terega urumva nagiye ngiye gukora karakare ko ntago bigenze neza, nyine baramunza agaruka ejo turanegosiye, yewe dupfuye amafaranga rwose, ariko ejo ngo bazakampa. Umugore ati ni byiza noneho nta kibazo pe. Umupira aracyawambaye, hariho amarouge à lèvres, umugore ntabona. Umugabo arongera amubeshya. Buriya rero ngo hari abagabo bamwe na bamwe, ntago ari bose, usanga nyine ngo yari umunyabyaha cyane, akunda umugore cyane, akamuha impano kugira umugore atazamuvumbura. Ariko ye ntago ari bose, ni bakeya, ni bamwe na bamwe. Abankurikiye ndabizi ko rwose ntabarimo muri nyangamugayo, mwe muri abantu banjye, n'abagore munkurikiye ndabizi rwose muri imfura cyane. Barakwereka, yakomeje kumubwira utugambo twiza, atariko shirika nkubwire wazansohokanye muri iyi minsi tukayakubyina wumve. n'umugore arabwira umugabo ati nubwo ntabona nyine nkumbuye gusohokana nawe. Umugabo ati ariko se kuko gusohoka nukomeze kuko buriya byakundara. Yaraje amwicara iruhande kugira ngo amutere amasomo meza, amukubita igipindi. Ati buriya se gusohoka, ati si bundi hari ikibazo? Ati rwose uzansohokane, nkumbuye kujya hanze, urumva n'ubu ngubu nagiye ukazuba nyine, erega mu nzu harandambira. Umugabo arahanga ati se ati nta kibazo nzagusohokana, reka mbipange neza mbishyire muri gahunda, rwose nzakujyana twibyinire. Umugore arishima cyane ati yo, ati nukuri ko Imana bizanezeza. Ati erega ahangaha hari irungu ryinshi. Umugabo arangije ati rero sheri nyine haguruka hanyuma twigire mu nzu imbere ikambere tuganire, mu cyumba nyine. Ari kubeshya umugore, iyo avuye mu byaha, undi buri mupira hariho rwose amabizu y'abandi bagore, umugore ntabona, umupira yanze kuwukuramo, ariko umuzamu yabonye, yavuze ati shana kunyujemo ijisho, ese bizagenda bite? Ese umuzamu hazagera aho mu by'ukuri hamurege? Ese umugore hazabitahura? Filime irakomeje. Yakomeje gutambuka yitonze buhoro buhoro. Umugabo ati ariko sheri wanjye we, uri mwiza ntago wareba, hati ukuntu uteye noneho isura yawe, hati mana yanjye uko nkurebye rwose numva nakumira, hati ufite amaso meza, iminwa myiza. Kumbi aya yose ni amagambo gusa yo kubeshya umugore. Umugore arangije araseka cyane, ariko nawe koko hati sheri reka nguterure, ariko ubundi reka nguterure nyine nguhe umunyenga. Umugore ati ariko sheri noneho ko wankunze cyane ra, hati reka ndagukunda undebereye. Umugabo avuye mu byaha, arifuza kugenda nyine akavarenga cyangwa se ahisha ibyo avuyemo. Haraza nyine kugira ngo aryoshye umugore atazanamukeka habe na gatoya. Ariko umuzamu yatangiye kugenda amuvumbura, kandi umuzamu yumvikana uyu mugore cyane
cyane baramwikundira bose, ese bizagenda bite? Yaramuzamuye amuha keya, aravuga ati rwose reka nguhe umunyenga, nuko bazamutse tugaruka ahangaha. Wa mukozi amaze kuva mu nzu yaje ahangaha aza kuganira n'umuzamu, buri kanya batera ibiparu, bakina amakarita, ari nako batera inkuru, babara inkuru za ba nyirabuja, abaturanyi n'ahandi hose babavuga. Yewe data nyamuneka, niba uri umukozi rwose ntabwo ari byo kugira amagambo menshi. Yageze ahangaha n'umukobwa ati yewe wa mugabo yaje, ngewe rwose iyo ari mu nzu rero kujyamo ntabwo mbikunda pe, mba numva mu nzu ngewe hanukira. Uzi ko anshihura ugasanga nta nubwo yifuza ko mpagarara muri salo. Ati mana yanjye uriya mugabo koko. Umukozi arahangana n'umuzamu yarazanye nako kurya kugira ngo nyine yagende ashyira mu gifu. Ati ariko sha nyine urumva uriya mugabo nanjye ntabwo mwiyumvamo. Ati kandi uriya mugabo se sha arasuzugura we, bose bamuvuga nabi bamuvuma rwose ngo nta kimuvaho, nta mugisha wamugiriraho habe na mba. Umukozi mu rugo arahanga, umuzamu hatinya kuvuga ati uzi n'ikindi, hatuzi ko nabonye ku mupira wa patro hariho rwose amabizu y'undi mukobwa ibiruje yarevure, atabavuye gusambana. Umukozi ati ye, hati mbese buriya, hati ariko nanjye nkabibona we, hatakunda kugenda kandi rwose akaza atinze. Ati nayibonye yewe ngiye mba ndi mukuru rwose, abavuye gusambana nta kabuza, uze kureba nawe ku mupira nujya kumesa cyangwa uzarebeho, hati uzasanga ibiruje yarevure. Naye mubwiye atanya kwisekesha. Umukozi ati ye, hati kagira inkuru ye, ati shange ma nabirangije buriya, ha uriya mugabo rega n'umutekamitwe. Batangiye kumuganiraho, tuvaho tugaruka ahangaha. Umugabo ari kuri telefone, wa mukobwa aramuhamagaye ati ariko zishiri koko ubu ngubu urumva naza akakanya koko, wakihanganye basi nkazaza ejo, uyu munsi ntabwo byakunda pe, kandi ndagukunda cyane ndagukumbuye nanjye. Hati ndagukumbuye pe, ariko ntabwo byakunda none ahangaha uzatuma mvumbura mfate. Ariko uti waranshimishije cyane rwose, mu buriri bwiza cyane. Hati umugore wanjye usugira ngo ubundi nta nubwo akinkurura. Hati wowe se rwose ufite ibintu byose, yewe data we ibintu wankoreye ndaryama nkabyibuka. Hati bayi rwose tuzahure ejo ndarakwereka. Umugabo aribeta akaza kuri telefone akavuga ibijyanye n'uburaya. Yarahindukiye n'umugabo, ese ninde abonyera ninde? Hati nta muntu umvisha ahangaha. Arangije kuvuga yagize gutya hasubira hejuru mu cyumba. Ni abakire nyine ba mu nzu nziza, saa zindi usanga ari ukuzamuka muri etaje n'ibiki. Umugore asigara ahangaha, ni mu masaha y'ijoro. Umugabo arabyuka akajya kuri telefone. Nyamuneka rwose ibintu mukabikora igihe usanga umugabo n'ubundi agira gutya, ugasanga telefone yashyizemo password, umugore ntabwo yakinjiramo, harajya kwita bakajya munsi y'igitanda. Oya ntabwo ari byiza, buriya telefone yagusenyera neza. Ni byiza kuba rwose inyangamugayo no kuri telefone. Umugore arangije yarakangutse, ariko akabakabye ku buriri yumva umugabo, hasi y'umugabo wanjye koko hari hera, ese agiye mu bwiherero. Hati niko sheri wanjye arakabakaba, reka da sheri ntawe uhari, yewe data we. Hati ariko uyu mugabo koko niba icyo asigaye abamo, na nijoro se hasigaye abyuka akagenda koko. Hati yagiye n'ubu ngubu. Umugore byaramucanze aravuga ati rwose ibintu ntabwo bisanzwe pe, uyu mugabo ari kugenda ahinduka, ntagishaka rwose kuba hamwe nanjye umwanya. Ubundi niba icyo aba arimo aya masaha. Umugore arahanga, umugabo yagiye kuri telefone, yagiye guteretana. Hashize akanya umugabo yaraje asanga umugore yabyutse. Umugabo ati ariko sheri none se wakangutse? Haterega nyine urabona mvuye muri toilette, yewe narwaye mu nda, ibintu rwose by'inzoka biri kujorora. Ubanza ejo narariye rwose ibintu bikangwa nabi cyane. Erega narakubwiye ngo uriya mukozi ntabwo azi guteka neza, nta suka agira nta kipe. Umugore aranga ati ariko sheri jya wihangana nyine, ubwo se nzamuhana ejo mubwire. Hati ariko ngwino turyame nyine, erega mukumbuye. Hati ngwino ariko disi. Umugabo yaraje, hati ngwino hanyuma twubaka urugo, rega nanjye se urabona icyumweru cyose gishize utanyikoza. Umugabo yaje ahangaha, nuko byagenze, abeshya umugore bararyama, amwiryaho umunyenga. Barakwereka buriya rero iyo umugabo atangiye guca inyuma umugore aranamuhurwa mu buriri, ugasanga mwikoza gake cyane, kuko nyine urumva nta cyaba mushakaho. Urumva aragenda, niba ari siporo yakabaye akora mu rugo yazikoze hanze akaza ananiwe, ugasanga atangiye no kugereranya n'undi mugore. Ni bibi cyane gusambana, bituma utangira kugereranya uwo muntu musambana ndetse n'uwo mwashakanye. Icyo gihe rero urukundo rutangira kujya hasi cyane, yewe rukaba rwanashira neza. Barangije bararyama.
Ariko nyine umugabo urumva ntacyo yakora, nta siporo nta ki, kandi umugore aba abyifuza ariko akanga guhatiriza nyine. Barakwereka ku wundi munsi n'ubundi umugabo agize gutya azana umugore ku meza ati karibu sheri wanjye ngwino dusangire ariko rego urabona nyine urumva iyo turi kumwe turi gusangira numva ibiryo bimanuka neza, yamuha keya, mujye mutanga keya abagabo, mujye muba romantike, umugore wawe ugire gutya umutembereze, umuterure, umusomagure, umuhe impano, umugire utugambo twiza. Hari abagabo usanga babayeho nk'abantu bari mu ntambara gusa, ugasanga nta gukundwa akaza umugore habe na mba. Umugabo arangije aza kureba umukozi ati ariko koko nkawe wavuye ahangaha ko washyize ibiryo ahangaha n'ibindi byose ubumara iki ahangaha ariko ubundi ko n'uba ufite icyuya kiburi wawoze koko ati ariko nta soni koko umuntu baramwiyama kuva ku munsi wa mbere w'ukwezi kugeza ku wa nyuma koko atarumva amatwi yawe aba meki wa mukobwa we. Umukobwa arangije ava aho ngaho ntabwo yumvikana n'umugabo, umugabo ngo arirata cyane, arasuzugura, ntabwo aha agaciro mu by'ukuri abakozi. Umugabo arangije aza gutamika umugore ati sheri wanjye reka ngutamike rwose, ati none se hatakira, mujye mureba nyamuneka, mujye muba romantike mutamike abagore banyu. Ariko n'umugore burya nawe yatamika n'umugabo, bikomeza mu bantu b'abashakanye kandi bituma nyine urukundo rukomeza kwiyongera. Tuva aho ngaho tugaruka hanze, umukozi wo mu rugo ari ahangaha, umuzamu ari kugenda ahanagura iyi modoka, ariko umukozi wo mu rugo rwose bamubwiye nabi ngo aranuka, ngo rwose ngo ntiyoga, yaje arakaye ahangaha. Hatari kuzi n'ikindi, uzi ibintu uriya mugabo ambwiye, uzi ko amwe ndanuka we, ngo ntabwo njya nkaraba, n'ukuntu nkaraba umunsi ku munsi nkagenda hariya mpumura, ataransuzuguye Mana ishobora byose we. Ati ngewe rwose uriya mugabo sinzi ikintu nzamukorera, ibintu ankorera buretse gusa Imana yo mu ijuru ariko sha buretse izamporera. Undi yarakaye cyane, yaje ahangaha yarakaye rwose, isura yayizinze. Tugaruka ahangaha, umugore ari ahangaha, umugabo ari ahangaha, bari kuganira bishimanye, ariko nyine ntaheruka kugenda ahuza urugwiro n'umugore we. Umugore ariko nyine arihangana, ariko sheri buriya koko ni ukuri mba ngukumbuye, usigaye ugenda nkakubura ukaza ngo ufite ibitotsi koko buriya urabona ntawe ukumbuye. Umugabo araceceka haterega rwose urumva umugore ku maraso ukwezi kose. Umugabo ati uretse ndaza kwikusubiraho, ati muri iyi minsi mfite stress nyinshi, urumva n'ikiraka cyanjye barakinyimye, rero mu mutwe ntabwo bigenda neza, ariko ndaza kureba rwose ukuntu nabikemura, rwose dukore siporo hanyuma twubake urugo, sibyo? Umugore arisabira umugabo kubaka urugo. Mujye mureba umugore akunda umugabo cyane, ariko umugabo atangiye kugenda amuzenguruka amuca inyuma, mu by'ukuri ntabwo amwiyumvamo. Kuva yagira ikibazo cyo guhuma yaragiye aramutererana mu buriri, biranga neza bibaho cyane. Hari igihe ubana n'umuntu wagira ikibazo ugasanga rwa rukundo ruragiye neza neza rurayoyotse, warwara wakena ugasanga nyine umutima we urahindutse, ariko ntabwo bikwiriye. Bakiri aho ngaho telefone y'umugabo yagize gutya nyine itangira gusona, aravuga ati sheri wanjye reka rwose ndaje, reka njye hanze gatoya ndahita ngaruka. Ajya kwitaba telefone, umugore asigara aho ngaho. Umugore atangiye kugenda akeka umugabo, ntabwo akimuha umwanya nka mbere, abona agenda amwitaza cyane kugera ku gipimo cyo hejuru. Barakwereka tuva aho ngaho, umugabo yageze hanze atangiye kuvugana na wa mukobwa ati sheri wanjye rwose nabonye message yawe, ati none se ubu ngubu nze kuzara, ati rega rwose urabona sha ndagukumbuye we, ati noneho iyo ntekereje bya bintu twakoze, ati rega nanjye nuko nyine urumva manye nagize akazi kenshi nakabaye nza aho ngaho tukigumanira. Kumuka avugira kuri telefone arahengereza ko nta muntu umwumviriza muri wa mukozi cyangwa se wa muzamu. Umuzamu yagize gutya aturuka inyuma y'imodoka, undi ntabwo yamubonye, undi ari kuri telefone aracyatera imitoma ati sha aturi mwiza cyane pe, ni ukuri nzaza ejo hanyuma tuvugana. Yarahindukiye undi arirengagiza nk'umuntu utari kumva. Umuzamu atangiye kugenda nyine ahanagura imodoka ati kugira ngo se ndakumva ngewe rwose ntabwo nakumvije, kumbi ari kugenda amwumviriza ibintu byose. Ati ni ukuri buriya umugore wanjye rero rwose nanamuhuzwe kubera wowe, ati ndamubona nkabona nta kigenda, hatari kuba iyo nkurebye urankurura, ukuntu unyitaho, utugambo umbwira rwose yewe uri mwiza pe, ahubwo numva nazamwirukana rwose nkakuzana, hatari kundi waretse nkazakuzana ahangaha hanyuma ukajya unsanga ahangaha hari ikibazo, kujya muri hoteli katari byiza, ati wazansanza ahangaha. Unyumvireye
arangije n'umuzamu yegera ahangaha haza kumviriza buhoro buhoro, aravuga ati ariko sha numvisha ibintu byo guteretana, reka nze numva aho biva n'aho bijya. Buriya hari igihe umukozi yumviriza nyine ugasanga ibintu byose amabanga yose arayazi, ariko abakozi ntimukamena amabanga, niba hari ibyo uzi nyine jya ugenda ushyingure mu nda, ntabwo ari byiza gutaranga umukoresha wawe cyangwa se umuntu mubana, rwose ni bibi cyane, bitera n'umwaka burya, bituma nta mahirwe ugira mu buzima. Yarumvirije akomeza kumviriza, arumviriza ati kumbi burya sha, ati uri kugenda utereta ngo uzaza n'umugore ahangaha, ngo umugore wawe ntago ajya gushimisha, ngo nta kigukurura. Nabyumvishe byose. Atwara amagambo nyine n'umuzamu ati nabyumvishe sha. Umugabo ahangaha arangije kuvuga kuri telefone, undebere yahise aza ahangaha mu modoka, ntabwo yasubiye mu nzu. Hageze ahangaha areba umuzamu, aramwitegereza ati ariko se ubu ntabwo ari kubona ko najera, niko ntabwo ari kumbona ko nshaka gusohoka, ati ariko niko wamfunguriye ko nshaka gusohoka, ubu ntabwo uri kunyumva nta n'ubwo wambonye. Undi ati niba nakubonye si ni mu mutima, ariko ati nakubonye nyine. Ati none se uragiye se n'ubu ngubu uragiye nanone? Ati se birakureba ubundi, we mfungurira ibindi bivemo, niba ngiye cyangwa se ntagiye wakubahirije ibyo ndi kukubwira, we mfungurira ahangaha. Wibuke neza umuzamu yumvirije uwo mugabo, ibyo yavugaga byose yamwumvirije akantu ku kandi, ijambo ku ijambo, kandi uyu muzamu yikundira uriya mugore, abafata neza. Arangije aza imbere ya boss, aterega boss akamubwira pe ntabwo ngusuzugura, ariko nyine hari igihe mba naniwe nkuko nabikubwiye, ntabwo rero ari ukugusuzugura pe. Undi ati nyine genda ufungure. Yaje ahangaha arafungura, umugabo n'ubundi agiye kureba wa mukobwa, yakije imodoka arasohoka, umugore asigaye muri salo, agiye kwita telefone avuga ati ndaje rwose wihangane, ati hari umuntu umuvugishije gatoya. Umugore asigara muri salo, atangiye kugenda akeka uyu mugabo, ese azamufata, ese abakozi bazamurega. Filime yacu irakomeje. Umugore akiri aho ngaho, ariko wa mukozi yagize gutya azana n'ubundi icyo kunywa, akunda kumwitaho, nta kibazo cye ntacyo bapfa, mu by'ukuri ngaramukunda cyane. Umugore ni imfura, nyamuneka mujye mu imfura, uha agaciro umuntu wese muhuye, cyane cyane ukuri hasi. Cyane cyane nyine n'umukozi wo mu rugo, buriya ni byiza kugenda umwitaho. Nongere mbisubiremo, ugomba kumugira inshuti kugira ngo akore akazi neza. Nawe se niba umutuka ukamwima agaciro, ejo akagutekera ukamusigira umwana ukamutuka, rwose ukumva uwo mwana azamurera neza cyangwa se azakora akazi neza, oya ntabwo yakora akazi neza. Aya ni amasomo tuba tugamije kwiga, tukigishanya. Amaze kumuha amazi, undi aravuga ati turakoze cyane rwose, ati ngaho rero genda uteke ugire vuba. Mu by'ukuri harakata aragenda, umugore asigara ahangaha. Ariko agiye kugenda gutya, akigera hariya aravuga ati ariko wiburetse gatoya ngira icyo nkubaza, hari akantu nyine nifuje ko tuganiraho gatoya, turateka mu kanya. Undi aragaruka ahangaha, umugore atangiye kugenda akeka umugabo. Umukozi ageze ahangaha aravuga ati ko reka mbabaze umugabo wanjye kuko buriya ari hanze cyangwa yagiye, ko sigaye mura rwose atanyitaho cyane, bimeze bite mwebwe mumubona neza? Umukozi ati reka nkubwire rero, njyewe namwumvise ari kuri telefone avugana n'undi mukobwa, bavugana rwose ibintu by'urukundo n'ibintu bijyanye no mu buriri. Ati naramwiyumviye njyewe ubwanjye, nuko natinye kubikubwira. Ati rwose rero mabuja wihangana, ariko umugabo wawe ashobora kuba aguciye inyuma. Uwo mukozi wo mu rugo yazanye amagambo ahangaha, umugore arita mu gutwi, ati waramwumvishe neza, ari kuvugana n'undi mukobwa. Ati mana yanjye we, ati kuko ibintu biki yaba agiye kunkorera, ese ati ntabwo yabikora. Ariko umukozi ati yewe twe ntabwo bizi rero. Ati use koko wa mugana kasika yagenda cyane, ati n'ubu yagiye na nijoro arabyuka akajya kuri telefone, ntabwo byari bisanzweho. Ati rwose ubanza ibyo uvuga ari byo, ubanza bifite ishingiro. Umukozi amaze kurega umugabo ngo yamwumvishe neza ari kuri telefone avugana n'undi mukobwa. Ese biragenda bite? Ese bizarangira gute? Bizasoza gute? Komeza urebe filime, nkwibutsa ko uri kumwe nanjye Papa Romantic nk'ibisanzwe. Uri mushyashya kandi ubanza ukande kuri subscribe kugira ngo ujye ubona filime nk'izi zigisohoka zikugereho ku bwinshi. Umukozi arangije ava aho ngaho, umugore agasigara ahangaha atekereza, yibaza ukuntu umugabo
mu by'ukuri hatangiye kugenda ahinduka amuca inyuma, ariko buriya ntukumve amabwire igihe cyose utarafata uwo mwashakanye aguca inyuma, ntukumve amabwire y'abantu, hari igihe babeshya kugira ngo babateranye, ujye ubanza wigenzurire kugeza igihe nyine umenye ibyo ari byo. Arangije n'umugabo aza gufata wa mukobwa ahangaha, undi yaje yihuta rwose, imyambarire niyo yiboneye umugabo afite undi mugore, ariko ntabwo abyitayeho, arumva nyine ko ari we mwiza cyane kuruta umugore, arangije yinjira iyi modoka. Tugaruka ahangaha mu rugo, umugore yabaye cyane, atangiye kumva amagambo atari meza mu matwi ye, akica ahangaha ariko hari uwafunguye umuryango, kumbi ni umugabo yagize gutya arinjira. Amaze kwinjira ariko ntabwo ari wenyine, ahubwo yazanye na wa mukobwa mu nzu, mujye mureba mukabyara mwe, yambwiye ati ariko wazaje hano, azanye undi mukobwa mu nzu kandi inzu irimo undi mugore. Umugore yaramwumvisha ari kwinjira, ati sheri waje si? Umukobwa aca inyuma areba umugore, amureba na isesemi, ati we hagarara aho ngaho hanyuma rwose uceceke, ati sibyo, ati ufunge umunwa, ati sheri wanjye nagukumbuye ariko se ko wagiye ugatinda, wagiye rwose ugiye kuri telefone ugenda ugiye, undi araza ati ariko sheri wanjye we, ati rega nyine urumva ntabwo meze neza, nagiye muri toilette ntindamo, ndongera nyine ndagaruka, urumva se ntabwo meze neza pe. Ati yakushira ihangane pe, muri iyi minsi rero ntabwo meze neza, ariko se wakivuje ugakira rwose ukabona neza ko mwangukumbuye nkakubura. Barahanga ni umugore n'umugabo, ati sheri none se umugabo araza ahangaha, ati rero ngiye buriya mu nda yanjye narwaye diyare, mana yanjye uriya mukozi ibintu aba yampaye ntabwo mbizi, niba ngaburira ibiki, niba ari ibintu rwose bifite imyanda, ubanza amaze kurwara bya miberega, yarabekera abakozi kumba yagiye, yakomeje kuza ahangaha abeshya umugore, ariko umugore hari amakuru make yakiriye. None reba umugabo atangiye kuzana undi mukobwa ahangaha mu nzu irimo umugore, ngo kujya muri hoteli gukodesha andi mazu biramuhenda. Bakira aho ngaho ariko umukozi yahise aza ahangaha muri salo, ahageze abona umukobwa ahangaha arumirwa, akubitwa n'inkuba ati ibi ni ibiki mbonye none mukabyara, ibi ni ibiki? Umugabo ahindukiye yagiye kubona umukozi aje muri salo, kandi wa mukobwa nawe ari ahangaha. Wa mukobwa yagize ikikango akora ku mutima ati noneho ndapfuye, ati buse mukabyara mwe. Umukozi yatangiye kugenda avugira amatamatama, ati mabuja none se mbahe icyo kunywa? Umugore ati rega none se reka nkubwire, wakivuje neza ukonza ugakire. Umugabo atangiye kugenda amubeshya, ariko yabonye ko umukozi yageze ahangaha kandi harimo undi mukobwa. Filime iri ahangaha, ese biragenda bite? Ese umukozi noneho ntagiye kubishyira hanze? Umugabo yarebye umukozi aramubwira ati rero uribeshya ukagira icyo uvuga, umutwe ndawukuraho, ati wibeshye ninjye nawe, ati ibyo ubonye uceceke uryumeho kandi ugende ubike ibanda no mu nda ngo pi. Ndaramwitegereza ariko ntukankange we, ubundi umunkanga nkande ibintu uri gukora koko, ubu uzanye undi mugore ahangaha n'ukuntu mabuja twumvikana mwikundira. Yarabitegereje bazamuka barenga, ararakara cyane aravuga ati mana ishobora byose we, ukuntu mabuja ari umuntu mwiza koko n'ibintu umugabo ari kugenda akora. Umugore ahangaha yatangiye kugenda avugisha umukozi, ati none se niko wanzaniye amazi se? Ati none se mabuja, kuko ubundi atangira kugenda avugishwa, arifuza kumena ibanga, arifuza kuvuga ko umugabo we azanye undi mugore ahangaha, ariko nyine akabura ahantu ahera. Ariko umugore nawe ameze nk'umuntu nyine wabiketse, yumva hari ibintu bidasanzwe. Buriya hari igihe umuntu agira asize musanze akavuga ati ariko ubundi ko numva hari ibintu ahangaha bitagenda neza rwose ni ibiki? Umukobwa yaje ahangaha ahanagura ameza, arahanagura, umugore nawe akomeza kwicara ahangaha. Umukozi arangije yahise aza hanze azana amagambo ahangaha ku muzamu, ati yewe hatari ko ngwino hano nkutera izindi nkuru we, ati se wamenye noneho ibyabaye? Ati nibikize kandi noneho izo nkuru zanya ahangaha ni izihe wa mukobwa ko nawe ugira amagambo? Hata amagambo, hatuzi n'ikindi, wa mugabo noneho azanye umugore ahangaha mu nzu, ati ni umugore rwose umukobwa ubyibushye, ati bagiye mu cyuma bazamutse njye nabiboneye, ati mana we, ati rwose uriya mugabo noneho ari kurengera. Muzamu aramuruka, ati niko, ati none se njyewe nabafunguriye nyine ariko nari nzi ko wenda agiye kuza akicara muri salo, ati kumbe bagiye mu cyumba,
ati nose uriya mugabo se yasaze noneho. Umukozi byaramubabaje cyane avuga ati bagiye mu cyumba yewe nababonye barazamutse mu cyumba. Umugabo ageze mu cyumba yagize gutya aragaruka amaze kwiha akabyizi agaruka nyine kureba umugore muri salo. Ariko nyine yaje ubona nta bushake bwo kuvugana n'umugore no kumureba, nta bushake, atangiye no kugenda amuzinuka buhoro buhoro. Arangije aza aha ngaha aramwegerejwe ati sheri wanjye bite se? Aterega nyine numva ntabwo natuma irungu uri kwica, urumva natinze mu cyumba gato ariko nyine ubundi se waje tukajya nawe mu cyumba tukiryamira hari ikibazo. Yahagurukije umugore kugira ngo bajye kuryama. Ese bararyama ari batatu, wa wundi se kakiri mu cyumba ntabwo arasohokamo, biragenda biti? Urebe filime irakomeje. Umugabo arahanga, nyamuneka ntugafatirane umuntu ngo nuko ari mu kibazo ngo ugende noneho umwongera ibibazo. Iyi si hari igihe igira gutyo ugasanga niba ufite ibikomere byinshi noneho iragutonetse burundu. Bisaba kwihangana ukaba intwari mu by'ukuri. Yafashe umugore aramuzamukana aho kugira ngo amugirire impuhwe ko afite ikibazo, ahubwo atangiye kugenda noneho amuharika bya bindi bya nyabyo, hahandi ashobora no kugenda rwose amusohora no mu nzu ugasanga ashatse undi mugore. Yaramuzamukanye amubeshyabeshya ati ariko sheri wanjye we, ati rwose ubu ngubu nsigaye mbura umwanya wawe kubera kurwara, ibindi ni akazi, ati ariko rwose muri iyi minsi ngiye gushaka umwanya nkwiteho, ati n'ubu ndarushye cyane, mvuye rwose mu by'ukuri ahantu ndananiwe, nanarwaye mu nda, yewe byazambye byose. Arabeshyabeshya agenda akaraga indimi avuga ibintu byinshi biterekeranye kugira ngo umugore mu by'ukuri agende amwizera. Ariko azamuye umugore, wa mukozi arahanga muri salo akomeje kugenda bitegereza. Umujinya uramwica aravuga ati se noneho amujyanye mu cyumba, icyumba se ko kirimo undi mukobwa biragenda bite? Ati wajya kureba ukuntu biri bugende. Umukozi arahanga ashatse no kubakurikira, akunda nyirabuja cyane ku buryo hahandi yanamwitangira. Arabona ibintu umugabo ari kugenda amukorera akumva mu by'ukuri biteye ubwoba, birenze ukwemera. Aravuga ati koko uriya mugabo hajyanye he mabuja? Amujyanye he kuko n'uriya mugore wundi uri mu nzu? Yakomeje kubitekerezaho, aratekereza, arahindukira, hareba umugabo azamura umugore ati mana yanjye, ati koko ubu mbakurikire se ndebe ibintu bagiyemo? Ese mana yanjye mabuja noneho bagiye kumusambanira iruhande? Umukozi yatangiye kwibaza icyo yakora, biramuyobera neza neza. Aravuga ati ubu koko bizarangira gute? Yakomeje kuza aha ngaha muri salo abura icyo akora, ariko umugabo ahita agaruka inyuma. Aravuga ati ariko wowe uri aha ngaha umara iki? Niko ko muri uri gusirisimba aha ngaha udashaka kuva aha ngaha, ibyo wabonye wabibonye kandi nakubwiye ngo ibanga ugende urimire, sibyo? Nzakugurira akantu, nzagushakira nyine udufaranga hanyuma nyine ugure imyenda, ariko nyine ugenda umira ibanga ntubibwire uriya muzamu, ntugire umuntu ubibwira rwose. Numbe n'imfura nanjye nzagira ikintu ngukorera gikomeye cyane. Undi aramwumviriza aravuga ati ariko rero rwose njyewe ntabyo nzavuga, njye ndi umwere, ntase ubundi ugira ngo rwose njyewe ndogana n'uriya muntu wo hanze, uriya muzamu? Oya rwose nzabihisha pe, nta muntu nzababwira. Umugabo ati ariko akamubwira ko mbona se ubundi warakaye, byagenze gute ko mbona umeze nk'umuntu nyine warakaye cyane? Umukozi ati rega njyewe ntabwo narakaye, ariko nawe rwose urumva kuzana nyine umukobwa aha ngaha ntabwo byanshimishije kubera ko nyine mabuja nyine buriya hari ukuntu nyine abifata nabi, ariko ntabwo narakaye. Ati ariko nyine urumva nawe uzangurira nyine ako kantu vuba vuba. Undi arangije ava aho ngaho aragenda, ariko arabona umukozi ameze nk'umuntu nyine warakaye cyane, byakoze ku mutima. Araza nyine aramubeshya, bityo arangije asubira hejuru mu cyumba. Barakwereka ese bararyama gute mukabyaramo? Umugabo arahangaha yaje ku buriri, araza ahangaha nyine hazana wa mukobwa, baza guciringa baraganira, urumva barangije gukora siporo igice cya mbere, icya kabiri kiraza mu kanya. Umugore arangije aza kunywa amazi, ariko reka nkubwira sha niko uriya mugore koko ubundi buriya mubana gute? Umugore umeze kuri utabona umugabo mwiza nkawe koko hari tubundi tukibanira koko? Unatereka tuzibanira? Ati ariko reka njye kumureba gatoya, njye kuryama nyine njijishe, sibyo? Undi ati genda noneho sheri, ati ariko banza umpe ikibizo nawe. Ati reka njye kujijisha yewe, hanyuma buriya nyine ndaza kuza mu masangahe z'ijoro twongeye dukora izindi siporo. Umugabo ava aha ngaha, kumbi hari ibyumba byinshi muri iyi nzu. Yamuzanye mu cyumba kimwe cy'abashyitsi, umugore akomeza kuba mu cyumba nyine cy'abashakanye. Mujye mundebera, umugore araryamye,
umugabo arinyabya hirya akagaruka ahangaha, baryamye umugore araza nyine agapfumata umugabo, ariko umugabo ntabwo abyitayeho. Umugabo agiye kubona abona akamesaje gaturutse kuri wa mukobwa hirya, ati none se waje ko ya masaha ageze nyine bangukuze. Umugabo atangiye kubyuka kugira ngo asange wa mukobwa hirya mu kindi cyumba, undebere ese bizagenda gute, bizarangira gute, bizasoza gute. Filime yacu nuko igenze, ni igice cya mbere ku munsi w'ejo, ni igice cya kabiri, ntuzabure cyangwa se mukererwe. Wari kumwe nanjye Papa Romantique, Imana ikomeze kubaha umugisha. Astra Vista.